Barutiganda batubatije wa mukobwa ntazoza inyuma ya Pastor Rutiganda, azoza inyuma ya John. Azoza inyuma yanje kuki nijuzo mu president. Tuhereze Yesu cyubahiro. Za haleluya za saa 8 saa 9 ni tofauti na saa 2 saa 1 kubera ko ziba zifite imvange z'ibitotsi mu ruho n'ibiki, ariko izo ushoboye zigira amavuta menshi. Menshi Imana kuko mbonye abagaragu b'Imana. Narabatekereje nkabona n'aba bantu bose bari hano, bamwe simbazi. Hari ikintu kimwe nshima jewe kubera kuko nakoresha Shitani iminsi myinshi aruharahaga, noneho uce asa naho hagiye nko kusezerana uko yabonye ko nakabije. Iyo mpamvu nakangira ingiri mpa mikoro iminota 3 nza numva ngiye nko guhwera kumva umutima ugeze hano ugiye nko gusimba. Abantu inyota yo gatuti ngo mpa iminota 2 wakubita turuza ya maguraya aya ngaya yanjaye mwambona yabaga mu magufwa y'inka, yabaga mu magufwa y'inka ya yombi. Niyo bari barashizemo bakecuru kugira ngo sinkaza mbyina. Rimwe baritambika hano, irende baritambika hano. Nakaza no guhaguruka gutya ngafata hasi ngafata nahanga nkabona guhaguruka. Kaza numva nk'amazi karashoka mu mavi hano. Akaza nigisirimba abe ni umurwayi ameze gute, Imana ikamuhagurutsa amaze amakwe. Nahamagara n'umuntu umwe ngo nibishoboka ndo mumuzi. Bishoboka mu Cibitoke. Arampamagara mu wiwe mu Kirambi. Arambwira ngo ufite amagufwa abirimo. Tindayakuramo. Yasenza agasengesho kangana n'isindana. Karesha. Abwira Imana ngo Mana shobora amagufwa amataka arampanyarira. Bakubwiye ngo hagarara hano ugatuti. Kagira umugisha w'Imana ariko nuko kusimana izozuheza umugisha umupasiteri uzozunyobora kubera ko azozanyobora neza niyanga mubwire ntewe kwa heri ndaje handi hameze neza n'amahoro kwa nyangira hano. Ugize Imana ndazamutse hano sinkigiri hano yo gukubita abantu mu menyo kuransohora hano ukanyema n'umwanya kandi uhari. Ariko Imana ishimwe ko yatuzamuye hano. Imana ishimwe ko yadushikije hano ku gatuti hano kugira ngo nawe tuzatwinjira n'iyinga. Noneho ubigorigo ahindutse imbabazi, abakugezeho bose barakira. Amaraso y'ukome yaramberetse avumuruho musozi warapfuye. Singitinya uwo musoro ahubwo ndawivugurura kumiraba y'amaraso. Mukura ya mafaranga kuko hano hose turakandagira, turagenda tubakandagira hose uko ya bafure, turagenda tukandagira hano hose hari hose. Uko takigira magufwa muno amuno gisirimba cigize kumfatira muri gare Nyabugogo, kiramfata numva kiranzengere cama kimfata numva ngiye guhera. Ndi muzi ka restaurant kaba muri Nyabugogo hajya namanijiramo usanga harimo bakiriya ko baranywa amata. Nari mfite beya muri telefone namampetse
nari mfite inyota y'amata ngiye ngo guhe amazi na mama abakiriya bamwe bagiye batishuye umwe akazaca undagaca uwo mukobwa w'umuyisilamu wari kucuruza umwongo w'umwo amazi numva ari ikiyemuye yamagira ngo ce naza guhara sinezite bene iyi ngiyi yo guhwera mwere Imana ndagushimiye ko muraye muri gare amaze mushinga urutoki kuri muri Nyiramivumbi niko azahitagira dushinga hano yari yambaye akantu k'unani k'umweru shinga hano na hano iminsi yose iratuka amaze ndamukoroga nta muntu wari kwinjira muri iyo resitora ndamukoroga arikemura ariho yikasa araryama mworosa agapande komeza yasi yacaga igisirimo cyo muri telefone kuva uwo munsi n'ubu uwo mukobwa ni umukristo wanje ni umukristo igice kimwe arambwira ngo ndakubwira ukuri sinkijijwe ku mubiri ariko nkijijwe umutima no kwamura ibintu zose nkabwira imuhira ko nakijijwe bonshinja ariko umutima ni umukristo narenza mviriya ntazangura amata muri resitora nashika gutyo karibu pastor kandi nashika gutyo ariko uvuye mu gitaramo akampa amabere katatu kamubwira nti nyongeza ntakibazo ariko ndowe ndamurengana muri Foursquare mu gatatu ndamurengana uzobaza Christophe ndamurengana umukobwa wambaye nani nuko ndamucurikana barutigana batubatije wa mukobwa ntazoza inyuma ya Pastor Rutigana azoza inyuma ya John azoza inyuma yanje kuki nijuzo mu president kandi atari mu gitabo cy'kanisa nzo mu president Bwana sifiwe atukuze ndayavuze gutya sinsura kuvuga turamutubwira gutya ngo pa twamaturangiza ariko turarangiza dutemaguye ibintu byinshi mbabwire ntihagire umuntu uko mumeze ntihagire wishaganye uzamuka hano ntimumukoreho umuntu wese yamukanura ijisho murebe arahuhagira isoni y'amasubirayo nta muntu worebwa n'amaso yose kandi twavuze no jambo ngasubira sirimbe hano twanahoboye ni kanisa y'abandi ariko ndabizi kuko mwumva bitumara tubije n'igisirimba jabone numvise bavuga ngo abantu bazabambura ibirato ngo ni ingorane igihe nakijijwe bariho yewe nta muntu n'umwe wari uriho nagiraga ihama hano nta muntu wakazuvuga ni kumenyo pa none yaragiye none batangiye kumakuru ariko Pastor Robert sinzi quartier tuzobana mu ijuru nimba Imana izo pasura amakaritiye tukazaba mu quartier cyangwa mu cyumba kimwe ariko umuntu wakijijwe niko ndabwiye mu gitondo ndababwira ngo abantu bakijijwe muno ni bake ku buryo bokubaza ngo se ubuhamya bwawe buvuga ngo barakijijwe n'ubuhe ukabubura ugakubita ukabura none wakijijwe kuki uzuvuga ko wiza Yesu Kristo wabusanganye papa na mama entre ariko bakijijwe nitwe kumera amaraso se byari bigoye se cyangwa kufanyia byari bigoye se kwiyukisha umuntu gusa ngutambuke
oya akarefu bajo ako ba Brown n'ubu nzamuzina data wacu akambwira ngo nista gutya akamarira agahwera akarira kahwera ariko twatakambwira ngo n'ubu sindamenya neza kubakijijwe tekereza passe kambwira ndi uraraka mpagari sindemera neza turemera twatujye umutsima kawurambika hasi kira yise bagatuse akamarira hayarya akarira mu mwanya niko bujo wabivuye muko ako twakoze shitani twaramukoreye tumukunze turamwamamaza tumara kugenda nyine tumara gukizwa nuko niyo mpamvu tuvuga twavuyemo impamvu abantu batabivuga nuko batabivuyemo nyine ariko iyo umuntu wavuye mu kintu uzamukivuga reka ntere haleluya zabere nari nkeya mara mwikirize bitumara maronda ducurangire umwanya mutoya ba pastor baje gusenga kuryama hanyuma turaguma muno twe baje kuryama bagende turaje koga gusa tugaruka ariko nawe uzikuririmba wa wowe nakumvise woshobora umusitari nukuri abantu baririmbiza bazana Yesu Kristo nubona nta mavuta ufite ugatera indirimbo ya mbere ugatera indirimbo ya kabiri abantu ntibaguruke uzotanga mikoro kugira Imana iba yagiye kuri mixer hayigarwanya gusuka migabanya nta mavuta ufite ariko zorebe ba Dayiro aza guheza igitaramo akamagishira mu pfuko wawe ugenda urya ukagisangamo ariko wowe azagifunyika kora indirimbo ya mbere iya kabiri iya gatatu ntiyagira umuntu ubishaganya ukavuga ngo uri muri porogaramu kuryo watambitse niko bimeze reka ntere haleluya atukuzwa kiongozi atukuzwa Mungu wako atukuzwa hevara plite shandwa la mlema hevira la bina shandwa ilamo ekabla de fara ewa yalo samuta shandwa de vizala ila farwa la kwa tanga ufila pasta la drama ambra de vizala andula ya sabra rafira ilo bani ekitela pa ndagushimiye Kristo ko kuri Imana ifite imbaraga kandi dukunda ku isi hose uri Imana idukunda kandi waduhaye umwana Yesu Kristo kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana urakoze imugoroba iki gitondo cy'uyu munsi wa none watubwiriye neza twese abangana gutya uduhereza umwanya mwiza kumva ijambo wo kumva wowe gusa hasigaye ibindi bigiye gukorwa byose tubishize mu kiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Bwana asifiwe. Reka mvuge ndakibazo. Bwana asifiwe. Nagatekerezo mba. Mushumba Imana nkumugisha. Igitera cyari cyane. Maze cyumweru ndi. Kuziyo dukuye. Ninjye wari inyuma y'abantu bose. Yewe nari umwisilamu. Okay. Banyitaga Fred. Wari umwisilamu? Muri mirongo wamuvuga uvugira wallahi la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah iyo niyo bita shahadu si cyo ngiye kuvuga ngiye kubabwira buri muntu wese ashaka guhishurirwa Yesu apana were ko Yesu ariko Yesu tujye twirirwa tuvuga ngo ndi intumwa mu cyimbo cyane cya Kristo yaratutswe aramushinyagurira bamwambika ubusa ariko wowe umuntu ajya gutunga urutoki ukamujya gupanga ukuntu uzamusubiza waranyuze hishurirwa Yesu uzamugira imico myiza nubwo butumwa bwonyine uzajya urimba ngo nutumbira Yesu uzasa nawe bose apana adasigaye n'umwe bazamenya kubana nawe nibarangiza bari kubugome bitabiriza sante katubyine twegereje Emmanuel pasiteri Imana igweze umugisha muhasha
abantu biwacu twabanye Gasorwe mu cumba n'ibindi zanibuka n'indirimbo Pastor Emmanuel akazaririmba turi mu cumba amaze tukadvancinga n'abandi ariko hari ibihe Imana yaduhaye namwe yabahaye muzoza utaramuzoza wibuka izo bihe kugira ngo urebe kuko Imana yaguheza ibindi bihe bishasha tuvuga ngo amen reka tubyine igisirimba kandi mwegere hano musa n'abavuye hayi inyuma bitumara kamvuge mpagaze hano simvuga ko ni gute